So ikindi kuri shangazi rero nagira ngo mfata umwanya wanjye nshimire shangazi. Mbere ya byose mubanze mukore subscribe cyangwa sabone mu gifaransa, mukande kuri iyo nzogera. Ikindi ndi gushimira cyane shangazi mufataho urugero rwiza cyane. Ni umunyarwandakazi wihesha agaciro, ni umunyarwandakazi mbese ikintu yakoze kirakomeye, kirubakitse, cyubakitse mu banyarwanda bubatse ingo. Abanyarwanda bamajije benshi, abo amajije kubakira ingo ni benshi cyane bamushimira, kandi n'Imana iramushimira kubera ko yakoze ikintu kizamugirira mbese umunyarwanda uzavuka, umunyarwandakazi uzavuka wese uzakurikirana mbese shangazi byose mufatire urugero rwiza kuri uwo mubyeyi shangazi namufatiyeho urugero rwiza, kuko ingo nyinshi zarubatswe kubera uwo shangazi. Ingo nyinshi zarubatswe kandi inyinshi zari zarasenyutse, ariko yubatse imiryango myinshi cyane. Nyamuneka rero abantu mujya kuri social media ukifata uri umwana w'umwari ukambara ubusa, so please nimwiyubahe. Ni kangahe shangazi avuga ati nimba utiyubashye ninde uzakubaha, nimba utihesheje agaciro so ninde uzaguha agaciro utihaye, ninde uzaguha agaciro. Hari ibintu umuntu areba akumva biramubabaje, ukumva biragukomerekeje. Ubu se ko ndi kubivuga mbabaye, ejo hazaza umwana uzabyara akazaza agasanga wiyambikaga ubusa uri umwana w'umwari, ukabyara igihe uzaba uri umubyeyi. Ese uwo mwana uzamuhereza amasomo yumve? Ese uwo mwana uzamuhana? Mbese azakumva kandi nawe waranze kumva ukiri umukobwa? Ese ibyo ngibyo uri kujya kuri social media, yego ejo uzaba uri umukire pe, yego urashaka inzu nziza, yego urashaka imodoka nziza, erega nta wanga guharanira gukira, nta n'uwanga guharanira byiza, ariko se icara hasi ubanze witekerezeho. Uvuge ngo mbese ikintu ngiye gukora, iki kintu ngiye gukora mbese ejo hazaza nta ngaruka kizangiraho? Ubanze wicare witekerezeho. So ibintu uri gukora nibikugiraho ingaruka, nshuti yanjye, bizagira n'ingaruka ku buzabyara. Ni ukuri dukwiye kwiyubaha, tukihesha agaciro, tugashaka ibintu bizima dushyira ku macano yacu, tukareka gukoza. Erega buriya iyo ukoze ikintu nk'icyo uba usebeje igihugu, uba usebeje Imana yawe, uba usebeje ababyeyi, ndetse n'ejo hazaza hazaba habi. Ni ukuri ndakurahiye umuntu ukubwira ngo ejo hazaza hawe hazaba heza uri kwiyambika ubusa, uri gukora ibintu by'urukozasoni bimeze gutyo. Ni ukuri uzicuza. Nyamuneka mushaka ibintu byo gukora byiza, birahari. Ibyiza birahari, ntabwo ibintu byose ari bibi. Hano muri iyi si ibintu byo gukora birahari. Mureka gutesha abanyarwandakazi agaciro, mureka gukoza isoni igihugu cyababyaye, mwihesha agaciro, indangagaciro, umuco nyarwanda. Kirazira kikazira kugambanira igihugu, kirazira kikaziririzwa. Kora ibintu bizaguhesha agaciro, ureke kwitesha agaciro. Uwo mwana uzabyara akazasanga wariyambitse ubusa kuri social media, ngo urashaka views, ngo urashaka sub, ngo urashaka bakurebe, ngo urashaka ngo watch time. Ibyo se ni ibiki? Imana yabishatse ntaho itavana umuntu, nta naho itamugeza. Ariko reka kwikoza isoni bene ako kageni kugira ngo abantu bakurebe. Oya, ntago mbyemera nk'umunyarwandakazi rwose. Mu ndangagaciro z'umuco nyarwanda nigishijwe, ibyo ntago birimo rwose. Mufatire urugero rwiza kuri shangazi, imiryango amajije kubaka. Mufatire urugero rwiza kuri shangazi, mujye mukurikira ikiganiro cye kuri BTN saa 5.
kuwa kane ngewe njya mukurikira rwose afite amagambo meza yo kubaka, yubatse imiryango myinshi n'uwanjye yarawubatse. So please ndabinginze mureke twihesha agaciro nk'abanyarwandakazi, mureke twihesha agaciro nk'abanyarwanda kugira ngo ejo bitazatugiraho ingaruka. Sawa, ni ukuri umuntu uzumva ubu butumwa wese azabukunde, kandi nzi yuko ikintu mvuze nawe ejo hazaza azagira abo abazabyara azakenera kubagira inama. Sawa.